ko muri minsi ngenda mbivanamo mbakatira ariko ngiye bana mfite nka batatu bose iyo mbonye ifaranga baza bashaka kuturya kugira gute ariko ubu natangiye kuvuga ngo ayo bari barariye ubu rwose bihanagure urabakarabye ndabakarabye rwose urabakarabye n'undi washaka kubigerageza ukundana nanjye nashaka asubize amerwe mu isaho ndashaka gusubirana na mama w'abana ariko reka tubanze dutera agakorasi gatoya tuyoborwemo na Nzovu akawa kabonye mana 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 we akawa kabonye mana iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza iraje bigenze neza ihindura Nzovu uyu munsi ihindura byanze guhinduka ihindura byanze guhinduka arakandi gakorasi tugiye gutera kavuga ngo uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo ifaranga uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo amafaranga uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye irimo ifaranga uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo agafaranga kofi yanjye ijyamo ifaranga kofi yanjye ijyamo ifaranga kofi yanjye ijyamo ifaranga inoti za bitanu inoti za bitanu inoti za bitanu ikofi yanjye ijyamo ifaranga 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 ikofi ijyamo ifaranga ikofi yanjye ijyamo ifaranga ikofi yanjye ijyamo ifaranga imana gitari ijyamo ifaranga ikofi yawe ijyamo ifaranga ikofi yawe ijyamo ifaranga iya diyane ijyamo ifaranga ikofi yanjye ijyamo ifaranga serenity ibona ifaranga ibona ifaranga ikofi yanjye ijyamo ifaranga ikofi yanjye ijyamo ifaranga inanga yazijye kure yes reka twongere tubahereze ikaze mwe mudahwema gukora subscribe kuri Vania TV show iyi ni Vania TV show vuga ngo Vania TV show Vania TV show vuga twumve Vania TV show uyu munsi twaje tubazana ikintu cyitwa imiriro tugiye kurekura za rokete gusa nizo tuzanye uyu munsi wa none ni imiriro gusa hanyuma murabona ko muri kumwe na Prophet Noel byukura bagirane umwana w'abanyarwanda mukaba muri kumwe na Umuhoza Diane aka Tibaga ko numva witanwa nazanywe tubita nice to meet you me too mukaba muri kumwe n'umusaza banamwita Nzovu Maître Nzovu imana y'imyuko abatazemera bazarorera so rero guys turabakunda kandi turabemera cyane turi kumwe kakasamo twe kari inyuma ndabona gaparitse moto hari akitwa MC Imena Gitero Moses uyu munsi rero tubaye ikaze banyarwandakazi reka mbabwire ngo ni mukomere kandi uyu munsi wa none ni umunsi wo ku cyumweru turabanza twegeze Imana dusenga ndasaba Maître Nzovu kari uradusengera uyu munsi Ansha byose Imana niwe waremye isi n'ijuru kugira ngo tubeho utubeshaho yego Imana ishobora byose ndakwereka iyi YouTube channel bita Vania TV show mana igibona WhatsApp ibone dina lasini mini koliza ngo unidra yumunsi tujya kugira ngo amen kandi Imana ishobora byose twebwe turaba ntabwo turi Imana muzamubona twafuditse twavuze nabi mujye mudukosora twebwe ntabwo tujye mu bya politike ntabwo tutukana ibyacu no gutorera ibyacu no kugira inama urubyiruko rukagira mu kirenge cyacu kandi Imana tuba twavuye mu macumbi yacu tugenda ku byuma by'abazungu tuze gusubira mu macumbi yacu amahoro ibyo mbigusabye mbikuye ku mutima
bwa Yesu Kristo umwami wacu. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Yosuwa 1:5 kugeza ku 9. Uyu munsi ni ku cyumweru. Murabizi neza tugomba kwinjira mu mavuta y'ijambo ry'Imana. Tugomba no kwiragiza Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Shuhuje Profete Noheli, shuhuje umukobwa mwiza cyane Diane, shuhuje Maître Nzovu. Je ubaramutsa nitwa Evangeliste Moses. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Tonde mufashwe kandi ndashaka mufashwa ibintu bijyanye no kudafashwa Maître Nzovu niwumva umwuka w'Imana gufasha. Mana we upfukama Imana ngusengere profeta kwatuze ubatizwe Nzovuve mu byaha Nzovureke n'ibindi bintu byose. Ufite ikibazo mwaritse mbere yo gukizwa nkabanza nkamera Knowless. Ufite abazimu bakugendamo. Twafashe umwanzuro ko uyu mwaka ari umwaka w'amateka. Uyu ni umwaka wo guhindurwa. Ibihe byiza. Uyu ni umwaka wo kwakira amavuta. Uyu ni umwaka wo kwakira ijambo. Uyu ni umwaka wo kwakira impinduka. Uyu ni umwaka wo kwinjira mu ubundi regatuma aho muri hirya no hino abari muri Aziya, abari muri Afrika, abari muri Australia, abari muri Arizona, abari muri Kentucky, umva turashaka Vania TV show uyu munsi tugiye kuba dusuhuje. Reka twegereze tubandi twakira abashyitsi. Yego twiyegereje Eric, twiyegereje Vania TV show, twiyegereje hari uragitwa ndera Shingiro Jean de Dieu, twiyegereje Jean Baptiste muri amateraniro. Uyu munsi wano rero Nzovu yabwiye ati utarasoma iryo jambo kuko cyangwa abanza urisome natsindwa n'urubanza nibwo ari bugira icyo. Reka turisome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo turasoma muri Yosuwa igice cya mbere turera ku murongo wa 5 muvuge ngo amen. Ariko reka tubanze dutera agakorasi gatoya tuyoborwemo na Nzovu. Akawa kabonye Mana, 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 kabonye Mana, iraje bigenze neza, 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 iraje bigenze neza. Hindura Nzovu uyu munsi. Hindura byanze guhinduka. Hindura byanze guhinduka. Hindura byanze guhinduka. Arakandi gakorasi tugiye gutera kavuga ngo uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo ifaranga. Uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo amafaranga. Uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo ifaranga. Uyu munsi ntunkoze isoni kofi yanjye ushyiremo agafaranga. Kofi yanjye ujyemo ifaranga. Kofi yanjye ujyemo ifaranga. Kofi yanjye ujyemo ifaranga. Inoti za bitanu. Inoti za bitanu. Inoti za bitanu. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. 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 Ikofi ijyemo ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Imana gitari ijyemo ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Ikofi yawe ijyemo ifaranga. Iya Diane ijyemo ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Serenity ibona ifaranga. Ibona ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Ikofi yanjye ijyemo ifaranga. Inanga yazijye kure. Kure. Haleluya. Amen. Haleluya. Reka dusome terezo bazamuri haleluya ebyiri z'imbaraga. Tera haleluya ebyiri z'imbaraga. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Diane ebyiri z'imbaraga eshatu. Diane kubita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Nishimwe. Amen. 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 Hanyuma muri Wanayata Chacha reka dusome ijambo ry'Imana. Itorero ryitwa Wanayata Chacha. Umuterankunga waryo mukuru yitwa Vania TV show. Umuterankunga mukuru w'iri
church w'iri torero Yitwa akaba Vania ari Vania TV show cyangwa se Imena TV show cyangwa se Yebo TV show Yebo TV Rwanda. Hanyuma Maître Nzovu uraza gusengera ibyifuzo mu kanya. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Yosuwa 1:5 kugeza ku 9 haravuga ngo vuga ngo amen. Nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Haleluya. Sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha basekuruza babo. Icyakora ukomera ushikame vuga ngo amina. Amena. Kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse ntuzayateshe uko uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubiyamisha akanwa kawe ahubwo ujye ubitekereza kugira ngo mana we byose niba uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese sibyo bigutegetse nuko komera ushikame ntutinye kandi ntuko ku mutima kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Muri aya materaniro ngo izabana natwe ngo izagumana natwe ngo izatugirira neza ngo izaducira inzira. Wowe ukurikiye Vania TV show nonaha turahanurira ubuzima bwawe. Niba wabonaga bikomeye, niba wabonaga inzira zifunze, tukwatuyeho gufungurwa kw'inzira mu izina iminyururu yose yarikuboshe turategetse muri aya masaha ngo ikure kure mu izina rya Yesu. Abadayimoni burasirazuba ab'iburengerazuba abo mu majyepfo n'amajyaruguru baguhunge kubera ko imbaraga z'Imana Imana ikugabije igihugu. Reka mbabwire bakristo bene data, Bibiliya iravuga ngo nimuguma muri Kristo Yesu ngo amagambo ya Kristo akaguma muri twebwe ngo tumusabe icyo dushaka tuzahabwa. Ijambo rikavuga ngo yemwe abarushye Nzovu Imana iraruhura. Amen. Imana igukure mu ndangamiro. Imana igahitamo mazima. Imana iguha umugore w'isezerano. Imana igusubiza kwa Mama Sandrine. Mama Sandrine yarakubyariye. Mama Sandrine yakubereye umugisha. Mama Sandrine yarakurereye. Imana ni ubuzima bwawe. Ndahanurira ubuzima bw'umuntu dukurikiranye mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka we uri Imana ihamba. Ndakumva papa. Ita widibini fo. Zoblere mando kolizango. Ubuzima bwa Nzovu Imana busizeho iherezo. Ubuzima bwa Diane Imana busizeho iherezo. Ubuzima bwa Nzovu Imana busizeho iherezo. Ubuzima bwa Nzovu Imana busizeho iherezo. Benitaliza ne urima. Benitando unidaro. Imana iravuga ngira mu ruhuye. Imana iramutabaye Nzovu. Imana imuhaye ubuzima buzima. Yesu Kristo Imana imubeho. Imbazwe Imana. Oh haleluya. Turasenze iki cyumweru abakurikiye Vania TV show turamwingingiye kabahanga imbaraga kumukure mu buraya kumukure mu byaha by'abwenge byose kumukure mu bwenge urinde Mana urinde mushaka kumwatura imbaraga z'Imana izina rya Yesu turasenze benesha abasini icyumweru cyo guhembuka. Amen. Nzovu muri biganza usezerera abantu bose bakubindagaho abagore bose babandi bakutwara uko bashaka, bamwe bakubonaga nk'ikimara uri umuntu w'umugabo, bamwe bakwitaga igicucu. Imana iravuze ngo uri umuntu w'umugabo ntabwo uzapfa ahubwo uzarama kuko Imana igukunda. Amen. Hanyuma Nzovu wicara ngaha utubwire nyuma y'iri sengesho wowe wari ufite izihe ntego muri uyu mwaka? Intego nari mfite n'ubundi wagira ngo mwari mubizi, intego mfite niyo gusubirana na Mama Sandrine. Tubikomera amashyi bye komeza kwirukanka mu ndaya, indaya ziraguhombya. Nk'ubu harimo abarimo kumamaga ngo bakeneye amafaranga y'amasombe kandi isombe irahenda. Ubwo nabo wateye inda wenda baba bashaka kwiyondoba. Abana banjye mu gitondo bamamaga ngo papa ngo twashaka kurya agafiriti weza 5. Nabisombe ntibahiriye kuko buri isombe irahenda. Isombe ifata ibihumbi nk'icumi cya 10 bingahe. None abantu bakurikiye Vania TV show niba hari umuntu rwose ushaka kugira icyo amarira Nzovu
namugurira isombe abana be be kwicwa n'ipfa be kwifuza isombe bagura isombe nanjye ndagura ikinono rwose mbabyiza ukuri ngewe indaya ubu nazikatiye kwa gatatu ahantu nzafata ikimina sinshatse kuvuga amafaranga yenda nzabona si byiza nshaka kuyavuga ugasanga barandaririye izo ndaya zise zibimenya zigahita ziyanyiba ariko ugenekereje ufite nk'indangamirwa mukorana imibonano mpuzabyaha oya mpuzabitsina burya n'abantu bashyingiranywe ni mpuzabyaha ni imibonano mpuzabyaha kubera ko icyaha kimwe aba ari ugusamba n'undi ari gusamba babihuza rero bari gusambana bikaba imibonano mpuzabyaha ni indangamirwa zingana iki ugenekereje ushyize ku murongo mukorana imibonano mpuzabyaha ko muri minsi ngenda mbivanamo mbakatira ariko njye bana mfite nka batatu bose iyo mbonye ifaranga baza bashaka kuturya kugira gute ariko ubu natangiye kuvuga ngo ayo bari barariye ubu rwose bihanagure urabakarabye ndabakarabye rwose urabakarabye n'undi washaka kubigerageza ukundana nanjye nashaka asubize amerwe mu isaho ndashaka gusubirana na mama w'abana umugore wanjye aracyari mutoya namushatse n'ushafi 19 aracyari mutoya ari muri 31 urumva 31 n'imyaka mikeya asenzo vuga nagiye numva abantu bavuga ngo biriya bintu ngo ni prank nguriya mama Sandrine ngo si umugore wawe yana umugore kuko ni umugore wawe biririyo banabyaranye kane mfitanye abana bane cyane Imana igusubiza iwawe Noheli ari umudamu umukunda w'Ikanombe yarambwita Mwanza n'Enzovu icyo gihe atugura n'agafanta agira gute ariko amasara mfata icyo gihe bye bimaze kuba nka saa sita nawe yarambwise ubundi waje ukarara iwanjye urajya kwa Musana muri aya majoro ushaka iki kwa bagucumbikira urajya gukomanga mu rugo rw'abandi ushaka iki ubwo nambwiye noneho umugore wanjye atuyanduye Ikanombe akagiye kumukomangira nyingwe ndare kumugore nagenda amukomangira mama Sandrine nagenda amukomangira arambwita subira tahi wawe nta gahunda afitanye nawe bose taha ndamwese watse nkanasuhuza n'abana arabyanga ubwo nahise mfata moto ngeza hehe ahantu bita Sodoma bita nkodesha lodge ya Binyirana kuko ntabwo nari kujya gukomangira mu rugo rw'umugabo n'umugore burya ni amakosa nagiye mfata icyumba ndiryamira mbyuka saa 3 nkaraba njya mu kazi kanjye urumva rero umugore ndamufite n'abana bane bose niba ubishaka uzambwire nyuma y'iki kiganiro mubwira nakoreye ikiganiro byandikemo uzababona n'umugore no kuvuga ngo Nzovu uwo mugabo niwe bitwa Imenegitera uri mugabo wacumbikiye nkuko ne kwa Musana bagucumbikiye ariko burya umugabo yacumbikiye ibyumweru bitatu yacumbikiye mu cyunamo reka nkubwire burya gishoje nohe Nzovu burya umuntu agucumbikira akagucumbikira akakubaha mu rugo ukagenda agateka ukarya kandi nta n'ikintu wakoze nda ngo uvuge ngo urakora ibi n'ibi njye mbere kwa Musana nageragezaga kubafasha ariko bigezeho Musana ndetse Nzovu wenda kubaha mama arakubaha ibiki n'ibiki ngufata nka garafurere abandi bazaba babikora nubwo aba saa 5 ubu none uzaza ukomange tugukingurira ubwo rero nimba burya umuntu yakubashye nk'uko Imenegitera yakubashye akagucumbikira ega buriya ntihagire abatwumva nawe bakaba ngo kuki Noheli na Nzovu bacumbikiye ugira amahirwe agira umucumbiki aho kugira ngo umuntu agende mu musitari abinzezi arare mikanye yarara mu burogi buri munsi urabona kera nk'umuntu iyo yabaga adafite aho harara yagendaga agacunga akabari akicara ku ntebe kuko akaba icyo gihe kagezaga mu gitondo gacunga bukeye ugahita ufata amazi ugakara mu maso uri muri wa mwenda umaranye iminsi ugakomeza gahunda buriya buzima ntabwo bari bwiza ni nawe uzasanga umwenda waje mwinda ariko buri ufite ahantu
ufurira ugahindura akenda ukambara akenda kamesha biba ari byiza. Hanyuma nzovu nkuko ararimo bivuga wenda abantu bakurikiye Vania TV show gucumbika ntabwo ari kosa wakoze ko kuva na kera mu mateka y'abanyarwanda. Nzovu wowe uri mukuru urabizi ndabizi aho umuntu yageraga bwije yaracumbika yarakomangaga banye urugo bakamubaza se uvuye uturutse kuko akeshi buriya imena gitebuza impamvu keshi kera bagendaga n'amaguru cyane kuko yewe mama yarambwiye mama wanjye yabaga i Rusizi, papa wanjye ari Nyaruguru. Uri murabyumva? Papa akava Nyaruguru akajya Rusizi. Numva nta mabaruwa nta telefone zabagaho, nta computer zabagaho icyo gihe. Urumva iyo yamukumburaga yagendaga n'amaguru, wumva ahantu yageraga n'amajoro, wumva ahantu yararaga, yageraga kwa Nzovu agacumbikisha. Kandi buriya akashize ikintu bitwazaga icyo bitaga impamba. Harukuntu yakoraga ibiryo byiwe bikomeye, amateke, imyumbati, ibijumba n'ibishyimbo. Akaboha ikintu baboha agashiramo n'ibisusa. Ikintu babohaga mu birere, ntabwo ibire murabere babyinga. Akakiboha gutya, cyarabona nta bisebe by'abagabo. Mundi icyo kintu akagipakiramo ibyo kurya. Mundi hejuru agahambira. Akagikubita nk'umugabo. Agafata n'imvumba y'amazi. Mundi akakubita agacomekamo inkoni. Umuntu yakayishyira ku bitugu akagenda yakora nk'amasaha nk'abiri akicara akarya. Akagenda yasanga ahantu bashigishe nk'ikigage yabaga bifite nk'amafaranga ye makeya agakubita ikigage cyagura nk'angahe 10 igikombe akacuma bamuhaga akagotomera agakomeza akagenda. Hanyuma tukiraho wenda kugira ngo mpite makura n'akabazo k'ubwenge ndashaka kubaza Diane. Iyo bavugaga ngo rukacarara niki? Rukacarara n'ubugari bw'amasaka y'umutuku gusa. Waraburiye se ko ndeba umwana waraburiye? Naraburiye ngewe nakuze mbana na nyogokuru wanjye. Urumva rero ndabuze ubugari bw'amasaka y'umutuku. Ukomeye kuba umuntu yagukubita ukikubita. Ariko ziko bura imena gite ntura na nubu indi kintu ntakora ntabwo naburya bwonyine ariko ushaka gufata yafu y'amasaka ugashyamo imyumbati mikeya. Ubundi kubivangira biraryoha cyane. Nibiba ari umweru nkuko ubwaye bw'umweru buba. Nundi buzana ka kabara k'umucakara. Urabugazi iyo uburishije utoga turimo. Buriya rero buriya bugari ugafata isogi ugafata imbwija uzi cyari cyo imbwija ni nyabutongo. Barabyita nyabutongo. Ubundi ugashyamo ibishyimbo byawe bike bihiye byumutse kaburamwe amazi. Warangiza biriya byo kurya ukabirya buriya no mu buriri n'amavuta n'umushogoro abantu barawukunda. Buriya watetse ibishyimbo byawe bigifite ari amazi kera bahaga ihene amaminwa. Warangiza byahiye ugafata za mboga zawe ukazikatiramo neza washaka ugashyiramo. Twemera twavuye kura abantu bavuye kure. Yego amaminwa n'ubu amaminwa ugafata karoti ugafata imiteja ugafata intoryi ugakora agasosi keza warangiza ugafata amaminwa ukarya kawunga. Jewe ibyo biryo nabirya icyumweru. Ufata iki nabirya icyumweru kigashya ugasa nk'ubikubita ibugande niko bateka byitubura ubu ngubu. Hanyuma rero turajya dukomeza wa mugani tuvangamo Ikinyarwanda burya tunakigisha n'abantu bamenye ibyo biryo ko buriya iyo wabiryaga nk'umusaza wariye biriya biryo akabakibirya afite nk'imyaka 70 yakwita nk'umusore w'iki gihe ufite imyaka 70 kuko agufashe ntiwavamo. Masamba nimugoroba baraye bamubajije Uganda umwe mu banyamakuru bariyo none aramubaza ati se niki cyatumye umuntu ahora kubona akabona ufite itoto umeze neza? Ahubwo ati nta kindi kibimfashamo ngewe ngira icyo bita discipline mu bijyanye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa. None se wowe unyweye nguvu unyweye turbo biwani uyivanze na musiteri unabinyweye utanariye nta kintu kirimo nticyangwa. Niba wanariye utetse umuceri ufashe isosi y'ubunyobwa uyisutse ku muceri nka uri umuceri wonyine kandi unywe n'ibyo biyoga. Hari inzoga bita ngo beyura wihe umugore uyinyoye ngo ahantu hose abari isigaye igura 3.5 kagura 3.5 kabeyura wihe wari wagasomodia beyura wihe rero Nzovu
beyura umumanurajipo yo naba nayo umumanurajipo 8 beyura wiheyo yoga kagura 3 cyangwa turuwasa bitewe n'ahantu ari azanuza ku muhima na 2 kagura magare kagura wanyoye ibintu byishimye ariko ashaka kwaziza tazinywe kwangiye buriya inzoga nkunda kereka buriya iyo mbonye ngiye kugisha ukuri urwagwa rw'ibitoki mbonye urwagwa rw'ibitoki rurarwiza arano narubonye urahibuka hari igihe na Noheli yarunyoyeho arambwira 5 sinzahasiba uwo musaza ni urwikorera muzehe Alphonse cyane mwazagendaga rwikorera umva ruryoha nzovu muzaze tubajyaneye nzovu mbabara nzakujyaneye ntabwo nakongera kuzanywa Noheli nanjye nta kindi kintu wenda kugira uzaza urebe ni hafi yiwanje ni hafi yo kwa Noheli hari igihe imegitore muri turaturanye nawe Alphonse ndamuhamagara Alphonse ni numva rufite nituvana mu kiganiro tuzakora ikiganiro hano twicaye turimo tunywa urwagwa genda umva mudufashe bakunze abayobozi bavaniye ubutaha ndashaka tuzakora ikiganiro twakenyeye sibyo twakenyeye imikenyero nzayizana n'amashati n'inigi sibyo tuzabizana mupanga icyo kiganiro vuba twicarira ku cyotero hano muri Serenity abantu batazana kuri Serenity dushatse twakwigurira imyumbati mizima itarura ahubwo nituva tugashaka n'ibishyimbo ibyo bintu tukabizovu yarakwewe nituva hano kujyana genda mugurira amacupa 2 ndayeme ntago yayamara yo bamwe ya 3 ndakugura amacupa 2 nayo nakugurira rimwe ndashanga ikimina saa 7 sasa turabatwara imyoyo tugende dufata mu muto tujye hanyuma dore ikintu ushaka ndashaka tuzakenyere ntuza profe twicarira ku cyotero sibyo wagune tujya duca imigani twe tujya tuzana muri Serenity abantu batazi bajye bahamenya bose baje kuri Vanilla TV show uyu mukobwa urumva ko ufite mutuntu n'ubwenge bijyanye n'umuco nyarwanda hanyuma reka mubaze kumara amavuta niki kumara amavuta byakorerwaga mu nkera y'ishimarongwa kumara amavuta niki Noheli nawe leta dusobanurira inkera y'ishimarongora hanyuma nzovu ndahita mubaza akantu nawe dusobanurira kumara amavuta y'urumuri kumara amavuta y'urumuri ntago mbikire kandi bari kwagunda abo yashize mu kesi oya ibiriya byabaga mu nkera y'ishima ko ngako karanja butse inkera y'ishimarongora urayizi ni kuvuga ngo iriya nkera yabaga igihe umugeni yari bube ni bya bindi bita umuhuro kuri iki gihe ari burara ari burongoro muri bucari burongoro noneho bakaza bagatarama bakaganira bagaca imigani bakizihirwa abasaza bakuru bagafata ijambo bakagenda basobanurira abandi bantu baravuga batandukanye wenda kubivugaho wenda nzova leta tubwira ibyakorerwagamo ariko mu nkera y'ishimarongora ahubwo yabaga itandukanye n'umuhuro ni igihe ubukwe bwabaga bwabaye no iryo joro ubukwe bwabayemo iryo joro baraye umugore cyangwa umukobwa bamusigaga icyo bita ikimuri sibyo wari ubivuze ngo ni ikimuri bamusigaga ikimuri icyo kimuri rero bamaraga kukimusiga urumva habaga icyo bitaga kumara amavuta rero kuba dukurikiye kwabaga ari ugukirana urumva nzovu ndabyumva sangwaguruka umukobwa yabaga inti haguruka uvanamo intuza vanamo ikote vanamo iryo kote nuvuga ngo mugiye gusa nk'abakirana ndashaka ko tuzategura akantu k'icyo gitaramo cyeruye ariko mugiye gusa nk'abakirana nzovu arajya bashaka kukurongora urumva nzovu arajya bashaka kukurongora ariko nawe urumva reka umukobwa yashoboraga kuba agiye kurongorwa atarigeze abikora na rimwe yumva ko ese ari bya bintu akiri isugi kandi nanone umusore nawe yabaga akiri imanzi bose babaga batarabikora ariko urumva umuhungu we byanze bikunze yumvaga ashaka umukobwa ariko umukobwa kuko njyari umuntu wigeze kumbwira ati hari igihe bamaraga iminsi 3 ntacyo barakora n'icyumweru cyashoboraga gushira n'icyumweru bikaba ngombwa yuko nubago tekinike ariko byaterwaga na nyirasenge yafataga amavuta y'ikimuri agatutobekana imibiri yabikanyere nanga none wowe urumva niba wowe amavuta y'ikimuri arabize no mu buzima busanzwe ukuna nyerera none niba bayamutotobetse
murimo murakirana urashaka kugera ku ntego uranyene urumva uyu nawe ntabishaka iminsi 3 byarashobokaga rero ko ushira bagikirana umusore ajya gushyiramo byanze ajya gushyiramo byanze bakira ijoro rikongera mu testing muse nk'abatestinga mutwerekere inzovu nkawe ndabizi nawe mwiyaka arashaka kurongora ariko uramwiyaka okay ariko umuntu ibyo nibyo bitaga kumara amavuta so wewe bishyiramo imbaraga nyine mu muntu ushaka kumurongora bishyiramo nitwo twaragufite imbaraga nawe yiya sibyo Vango urajya ushaka yego nanone bati nkumi n'umusaza ariko byakira ariko nubwo ariko bitandukanye n'ibyuma reka dusoze hanyuma rero bakunzi ba Vania TV show tugenda tuganira tubagezaho ibintu byiza nk'ibi tubasezere mu karirimbo kavuga gutyo tubahe ku muco nyarwanda tubaganirize ku bintu bitandukanye twagize ikiganiro cyiza kandi kirekire tubasezere gutyo numva yesanyemeza komboza imbaraga ngo nge musengiteka nacyo nzamuburana yanyishuriye yagenda yose yambabariye ibyaha atumanerade turagushimye Imana nziza uri Imana y'amahoro kuri iki cyumweru duha umugisha bakameramani ba Vania TV show umugisha CEO wa Vania TV show umugisha abadukurikira bari mu Rwanda mu mahanga komeze kubagirira neza kandi ukomeze kuturinda twongera kugaruka hano kuri izi kamera ntagiye kuba cyacitse hagati muri twebwe uzabishimirwe Mana turagushimye rero tugiye kujya mu icumbi zacu bane natwe bane n'imiryango yacu turindire bamwe bafite abana abandi bafite abadamu abandi turi ingaragu uturinde kandi natwe duhe gushinga ingo zacu kandi uduhe icyerekezo duhuze n'abantu bazima uturinde Sani Barati na Tobia na Geshem ahubwo duha abantu bazima uko Imana ishobora byose umugisha umuntu wese ukora subscribe kuri channel kandi utera comment wese umugisha mu izina rya Yesu Kristo urakoze dushimiye madukunda kudukurikirana umugisha kandi Uwiteka nyagwara ku ngoma komeza ubane n'ubwoko bwe mu izina rya Yesu Kristo cyo ni cyawe amen ngundinde nashinde mwana wawe oya sinogenda ntashimye kuvuga ibyiza bya Vania sinagenda nabivuze kugera ko ari imfura